Yesu we mumufate turebe, mumufate Yesu we harya yitwa bite atabakubita amabuye we umwambure bibi Yesu we none se muza gushyingura abantu bamubonye bavuze Yesu amubise kibuye kameraman amubise kibuye we kameraman Yesu we kameraman we ndapfuye mana taba yewe we Yesu we kameraman amaraso ari kuza nayo ndebera mwana ndebera nayo arimo kuza fashe wongera umuvure ko cyagira wamumvuriye bigakunda nagira ngo umfashe rwose umfashe nk'umubyeyi numfashe Imana izaguha umugisha umugabo wawe ko ari umunyamabi mfasha rwose tugerageze turebe ko yakira aya muga Halo muganga mwadufashije turi abanyamakuru bari kumwe n'uyu mumama bari baduhamagaye turi mu irimba umugabo aduteye n'amabuye twese turi gukomereka mwarebye ikintu tukabikemura turi mu rugo ariko uwo muco muba bakawureka nyakure kuri telefoni none hase yego nyuma kubita gatatu yego kabiri rero umuco wo guhemuka ureke rwose umuco wo guhemuka ureke ntuzongere twigendere ngira ngo nk'uko murimo kubibona tugende kameraman irimbi mwaribonye ni hariya bimaze kubera tumaze kubona uriya mugabo ngo hari abo yahemukiye ni nyuma y'uko uyu muturanyi w'uriya mudamu amaze kumubwira y'uko yamubonye muri irimbi Take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane kuri uyu munsi wa none nago ndi meze neza naho ndi mfite ubwoba bwinshi cyane nabo turi kumwe nabo nago bameze neza kubera ubwoba bafite n'ibyo barimo kubona muri aka kanya turi kumwe na wa muryango uyu mugabo murimo kubona twakoze urugendo rurerure nyuma yo guhabwa amakuru n'umukobwa atubwira yuko bari baje gushyingura umugabo bita Joseph kameraman araza kwegera hariya anabereke igihe gishize uyu mugabo yitabye Imana ariko yaje kwasanga uyu mugabo arimo kuzenguruka mu irimbi kuri uyu munsi wa none mama araduhamagara kugira ngo tubashe kugendana nawe turebe tugerageze tumenye niba muganga hari icyo yakongera gukora cyangwa se niba asarire burundu ndi MC Seti nizere ko iyi nkuru dutangiranye turaza kugerana ku musozo wayo natangiye nkubwira ko nameze neza hanyuma wamubonye gute uyu mugabo nayo naje gushyingura umugabo bita Joseph mageze mbona umugabo yasaze mitanza bibwira umudamu we ndaza mbimugeza wenyine wamubonye yirukanka nguku namubonye ari kwirukanka buri hantu hose ajya yicara hejuru y'imva afite ibintu byinshi muze tugende kameraman tugende Yesu we mumufate turebe mumufate Yesu we harya yitwa bite Yesu we mbega umugabo bite bite atabakubita amabuye we umwambure bibi Yesu umugabo wanjye subazakira koko umugabo wanjye bite umugabo wanjye mumfashe tumujyane kwa muganga umugabo wanjye ari no gukuri mumfashe tumujyane kwa muganga mukomeze afite imbaraga nyinshi ariko bashoboke ko yaba ari umuntu wamusarishije ku ruganda aho yakoraga aho yibye amafaranga ku ruganda rw'aho yakoraga kawunga ashobora kuba baramuhaye ngo ajye kugurira abana ibiryo akayiba nyuma yo gufata ihene se ku ruganda naho yaribye nyine yazanye amafaranga arambwira ngo nawe bamuhembye ariko mbona ayo mafaranga ari menshi cyane mbona atabasha kuyakorera Yesu we none se muza gushyingura abantu bamubonye bavuze
we kameramani yesu we kameramani we ndapfuye mana taba yewe we yesu we kameramani amaraso ari kuza nayo ndebera mwana ndebera nayo arimo kuza yesu we mbega umugabo none se mama wahamagaye muganga kamamagare muganga niwe wamfashije harya yanditseho ngo umukasa yanditseho umukasa niwe wamfashije kumuvuza yesu we mumfashe mumuhamagare ndebe ko yakira muhamagare we mufate cyane mufate nta n'umuntu wadufasha mbona bikomeye birakomeye pe birakomeye pe mwicare ku maguru amadayimoni ntashaka dufata muganga mfasha noneho umugabo ashobora ko yaribye amafaranga ku ruganda kameramani amafaranga ku ruganda agahita asara mu irimbi mufate ubu bimeze nabi arimo arakubita abantu bose bimeze nabi mfasha yari nyine yakoraga ku ruganda yibaye amafaranga arangije nyine ahita asarira mu irimbi abavandimwe baza kumva ko ari mu irimbi ari kwirukankamo muga naje reka none bagira ngo bigende bityo nagira ngo umfashe wongere umuvure ko cyagira wamumvuriye bigakunda nagira ngo umfashe rwose umfashe nk'umubyeyi numfashe Imana izaguha umugisha umugabo wawe ko ari umunyamabi mfasha rwose tugerageze turebe ko yakira aya muga halo muganga mwadufashije turi abanyamakuru bari kumwe n'uyu mumama bari baduhamagaye turi mu irimbi umugabo aduteye n'amabuye twese turi gukomereka mwarebye ikintu mwafasha uyu mumama twarinze kumuhambira dufasha turebe ko umutuvurira agafata umuzigo w'uruganda akagenda akawugurisha n'amafaranga yarangiza yose akayakoresha rero ba nyir'uruganda nibo bamuhanishije wamfashije se ukareba ukuntu wangenzereza ba nyir'uruganda ko wenda twabasaba imbabazi tukazanabishyura ariko agakira ntabwo babasaba imbabazi ngo bazakwishyura kuko ngenda umuhanyi sinkunda abantu barya ibintu by'abantu batabivunikiye sinkunda abantu bahemukira abandi rero ibyo byose biri guturuka ku bintu by'uko yahemutse akarya ibyo atagenewe none se ubu wangiriye ihe nama muga nama nakubwira rero nuko ndamukura aho ngaho ukishyura 500 yamara kuva aho ngaho y'abantu kandi ubwo ngubwo ukazageraho mu rugo ukaza icyo kibazo cyose tukagikemura turi mu rugo ariko uwo muco muba akawureka nyakure kuri telefoni nonaha se yego reka nyakoherereze gahunda yakoherereje yanyoherereza numara akanyoherereza umbwira rero reba mishaje ndabikoze nabarira umugabo ataragira ikibazo dore nabikoze ndeba mishaje okay message nayibonye noneho rero reba igiti cy'inoso ugenda kimukubita inshuro 3 amubwira ati ndakurekuye igiti cy'inturusu aho ngaho ucika izo mpamvu usubire mu rugo ariko akoresha iki giti cy'inturusu nimukubita gatatu yego rero umuco wo guhemuka ureke rwose umuco wo guhemuka ureke ntuzongere muga ko yirukanse muga arirukanse muga ndabona yirutse aransize muga aransize arirutse nibyo biri kumwiruka ubu se ndamusanga no mu rugo none mama kubona bigenze kuriya ariko uko biri kose arakize ndi kubona yirutse ashobora kuba akize muganga
ashobora kuba muganga yaba amukijije nk'uko uba utayamukijije nabwo agakira, gusa namwe nk'abanyamakuru mujye wakambaye izo nkweto tukava muri aya madayimoni musengera, murabona ko tuvuge tugenda tuvuge harya iyi myenda, iyi ni ya myenda ye ngo yarataye aha. Kamerama ngwino uyirebe. Yesu we, kanwa hari imyenda y'umugabo wanjye wenda yakira. Kamerama twigendere, ngira ngo nk'uko murimo kubibona tugende. Kamerama irimbi mwaribonye ni hariya bimaze kubera, tumaze kubona uriya mugabo ngo hari abo yahemukiye. Ni nyuma y'uko uyu muturanyi w'uriya mudamu amaze kumubwira y'uko yamubonye muri irimbi barimo gutabara. Hano muri irimbi buriya biriya ntabwo biza kuturaramo, ahubwo twirukanke bitaza kudufata. Ndabona ibyo ku irimbi ntabwo ni N1 TV. Yesu we, umva twigendere. Kamerama reka ngushimire cyane we tubana mu buzima bwa buri munsi. Dusubire mu biganiro bikurikira. Ndacyari MC Seti, aho twe turi haritaruye cyane. Kameramani araza kuherekana, nahariya hose aherekane ni muri irimbi. Uyu mugabo ngo hari ibyo yakoze bitari byiza, ni nyuma y'uko umuganga hari ibyo akoze. Reka dusubire mu nkuru zikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije, mu dusengere aya madayimoni ntadukurikirane.